Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Nyuma akaza guhanishwa igifungo cya burundu. Mu nkuru yanditswe ku Gihe ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yari ifite umutwe ugira uti Kazungu Denis agiye gusubira mu rukiko. Uyu mugabo Kazungu Denis yajuriye aho yasabaga ko urubanza rwe rwaba rwasubirwamo, ndetse bikaba byavugwaga ko urubanza rwe rugomba kuba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ariko amakuru ahari biri kuvugwa ko uyu munsi ashobora kuba atari buburane, ngahubwo urubanza rwe rwabaye ejo hashize tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Nta tangazamakuru na rimwe ryigeze ribimenya kuko ntibyigeze bivugwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Kazungu ibyaha 10 yaregwaga kuwa 8 Werurwe 2024. Ibyaha yahamijwe birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, kwinjira muri mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhisha umurambo, gukoresha ibikoresho no gufungira umuntu ahatemewe. Urukiko kandi rwategetse ko Kazungu atanga indishyi z'akababaro zagera kuri miliyoni 30 kubagizweho ingaruka n'ibikorwa bye. Kazungu waburanye yemera ibyaha akanasaba imbabazi no koroherezwa n'urukiko ngo kuko yatanze amakuru yarakenewe mu gihe cy'iperereza. Ntiyanyuzwe n'imyanzuro y'urwo rubanza, yahisemo kurujuririra mu rukiko rukuru. Bikaba byari byavuzwe ko ari buburanishwe tariki 13 Kamena 2025. Nubwo bwose bivugwa ko urubanza rwe rwabaye ejo hashize, ibyari byitezwe muri uru rubanza nuko Kazungu Denis azasaba ko agabanyirizwa igihano cya burundu yakatiwe, mu gihe ubushinjacyaha bwo bukomeza kugaragaza ko igihano cyahawe uyu mugabo wakoze ibikorwa by'ubunyamaswa ko igihano yahawe cyari gikwiye. Uyu Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo yatabyemo imirambo yabo yemera ko yishe. Uwo mwobo wari mu gikoni cyaho yari acumbitse mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe mu karere ka Gasabo. Uyu mugabo rero Kazungu Denis muri Nzeri umwaka wa 2023 yarafashwe arafungwa ashinjwa kwica abantu, akabahamba mu cyobo yacukuye mu gikoni cyaho yari acumbitse nk'uko nabibabwiye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Iyi ni imwe mu nkuru zatunguranye kandi ziravugwa cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Umutekano mu rukiko no hanze yarwo uwo munsi wari wakajijwe, kandi gufata amashusho ya Kazungu ntibyari byoroshye. Cyo gihe Kazungu yunganiwe na Maître Faustin Bismarck Murangwa, ndetse aregwa ibyaha 10 nkuko nabibabwiye birimo kwica, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, iyicarubozo, kwambura ibyabo yishe mbere yo kubica n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubushinjacyaha icyo gihe bwavuze ko ibyaha yabikoze hagati y'2022 n'2023 akoresha amayeri atandukanye mu gushuka abo yabaga agiye kugirira nabi akabazana iwe. Muri ayo mayeri ngo harimo kubabwira ko afite ikibanza agiye kugurisha cyangwa kubashakira akazi, maze bagera iwe akabahambira amaboko n'amaguru, akabatera ubwoba ko agiye kubica, bakamuha amafaranga bafite, bagasaba inshuti zabo cyangwa imiryango yabo kuboherereza yandi kuri telefone, bikarangira basambanyije ku ngufu nyuma akabica. Bamwe mu bagore bagize amahirwe yo kumucika batanze amakuru, barimo uwo yasambanyije ku ngufu ariko akabasha kumucika. Ayo makuru niyo yaje gutuma habaho gufatwa k'uyu mugabo wakoze ibikorwa by'ubunyamaswa. Mu cyobo basanze mu gikoni cyaho yari acumbitse hitaruye ingo z'abandi, bakuyemo imibiri y'abantu 13. Yavuze ko harimo abo yibuka ndetse n'abatibuka. Muri abaregwa kwica harimo umugabo umwe, abandi n'abagore. Uyu mugabo rero ubwo icyo gihe yaragejejwe mu rukiko, ahawe umwanya ngo agire icyo avuga ku byaha aregwa. Kazungu Denis icyo gihe atazuyaje yaravuze ati, ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bumbeshyeyeho, ndabyemera. Uko yakomezaga kuvuga
niko yagiraga ikiniga kugeza ubwo atangiye kurira. Yabajijwe niba ibi bikorwa bye byo kwambura no kwica yarabikoze wenyine, arasubiza ati umugambi nawupanze ku giti cyanjye, nta wundi wari uzi ibyo nakoraga. Abajijwe icyabimuteye yaragize ati ni ibikorwa bikomeye bya kinyamaswa nakoze, nta kintu na kimwe navuga cyatumaga mbikora, si ubukene kuko ntibwari gutuma ntatekereza kujya gushaka amaramuka ahandi. Mu iburanishwa ry'ibanze Kazungu yari yaravuze ko yibasiye abagore kuko hari uwamwanduje sida ku bushake, ariko nyuma y'iperereza byavuzwe mu rukiko ko ibipimo byerekanye ko adafite virusi ya sida. Rero abahemukiwe n'uyu mugabo wakoze ibikorwa by'ubunyamaswa icyo gihe bakaga indishyi igera kuri miliyoni 100. Abantu 7 barimo abagore 3 bagaragaye mu rukiko bari kumwe n'ababunganira, uretse umwe muri bo baregeraga indishyi ku babo bishwe na Kazungu. Buri wese muri abo yumviswe n'urukiko basabye indishyi zitandukanye. Uwasabye menshi yasabye miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda y'indishyi y'akababaro. Ubushinjacyaha bwo bwasabye ko Kazungu afungwa burundu nk'igihano gikuru giteganywa n'amategeko y'u Rwanda, ndetse rusaba ko anatanga ihazabu ya miliyoni 10 icyo gihe. Kazungu yasabye kugira icyo avuga ku gihano yasabiwe. Yavuze ko asaba ko yagabanyirizwa igihano. Asubiramo amagambo yo gusaba imbabazi, aho yabivuze agira ati ndasaba imbabazi no kwihangana kubona ateje ikibi kuri bo, ko bambabarira kandi bakanibohora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Icyo gihe yayisarira. Arakomeza agira ati ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nk'abagira imfubyi, n'ababyeyi natwariye abana babo. Sinzongera kubabaza ababyeyi bahetse ngo mbahekure. Urukiko icyo gihe rwahise rupfundikira urubanza ruvuga ko umwanzuro warwo uzasomwa tariki ya 8 Werurwe 2024. Uyu mugabo rero w'umwicanyi ruharwa Kazungu Denis, mbere yo gufatwa yagiye abaho ubuzima bwo kwihishahisha cyane. Ikimenyetso simusiga nuko yagendaga ahinduranya amazina. Aho yabaga amazina bari bazi siyo babaga baza hakorera, yabaga agiye afite ibyangombwa bigiye bitandukanye. Uyu mugabo bivugwa ko mu cyobo hasanzwemo imibiri 12 yabo yishe, ariko yumvikanye yemera abantu 14 ko ari bo yishe. N'umugabo bivugwa ko mbere yajyaga afungwa, ariko abaturage ntibamenye uko yafunguwe, bakongera kumubona ari hanze. Hari igihe byabangwamo ko abakobwa bataka noneho abantu bagahurura, yakuma abantu babaye benshi akamurekura, umukobwa akatubwira ati yaranyishe. Hari igihe bamujyanaga ariko twari tukabona aragarutse. Bintu dufite hahamuka iteye ubwo ntago duhagaze bwuma, turi kujiringa yo ntago turiho. Naho tubona ko tuhuzagurika. Urumva uyu muntu atuye bamufata bakamufunga, haca mu minsi 2 bakongera bakamufungura, ntumenye ngo yaje ate, ubwo nuko twari tumutunze. Ndetse ngo hari nubwo babonaga nk'umuntu avuyeyo yiruka, bakavuga ko Kazungu yaramwishe, ariko bakumva ko wenda ari indaya yari yacyuye cyangwa ari ibintu byoroheje. Ntago bari bazi ko ari umwicanyi ruharwa baturanye nawe, dore ko yari yaranakodesheje inzu yitaruye abandi bantu. Ariko nanone bivugwa ko iyo nzu atayishyuraga kuko yahoraga ashyamiranye na nyirinzu amwishyuza amafaranga, undi akanga kuyamwishyura. Iyi ngiyi ari nayo yabaye intandaro yo kugira ngo ubuyobozi butangire kuba bwamukemanga. Muri ubwo bugenzuzi rero nibwo byaje kumenyekana ko uyu mugabo ari umwicanyi ruharwa. Ndagushimiye wowe warukurikiye Omala TV. Komeza ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ukanda subscribe ndetse usangiza n'abandi iyi nkuru. Urakoze. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe. Filime Umwizerwa series yamaze kugera hanze. Ariko wa mukobwa wagize ubukwe bwiwe Baritazari na Mwizerwa nyuma yo gukora ubukwe, mwijoro rya mbere Baritazari yisanze ari ikiremba. Mbabara nanjye ntaganjye nishatse ndibura ibintu byambayeho, niba ari amarozi, niba ari amashitani. Uyu musaza Diarose wataye umuryango akarorongotanira mu mahanga, akaba hamagaye umuryango we, yaba yifuza kugaruka. ntago byakona Dia. Wambaye umugisha. Uretse gato reka nkubwire
Ciyo iryo nijoro ntabwo ushaka kubona mu maso yawe si bibone kurwa ako alo gusa nimero yawe ni papa turi kuvugana wowe nta papa ufite uri imfubyi ashaka ikigore gifite amafaranga ibyo bintu ntago bihawe umugisha zamukurese ubona urasa kwari gikobwa nabonyera byose urabisanga muri iyi filme iri guca kuri YouTube channel ya Shushu Films. Yikurikire ukande subscribe, like, comment ndetse ntiwibagirwe no kuyisangiza abandi. Omora TV.